nongeye mbahaye ikaze inshuti mukomeje kuri iki biganiro byagaragara. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'icyo yifuza kugeraho cyose ishingiye ku buzima. None n'icyo waburutisha? Ntacyo. Ikoranabuhanga ririhuta cyane, niwo murungu uyoboye isi muri iki kinyejana. Menya amakuru atandukanye nayo ku ikoranabuhanga. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'icyo yifuza kugeraho cyose ishingiye ku buzima. None n'icyo waburutisha? Ntacyo. Ikoranabuhanga ririhuta cyane, niwo murungu uyoboye isi muri iki kinyejana. Menya amakuru atandukanye nayo ku ikoranabuhanga. Uru ni urubuga rero rugufasha gusobanukirwa byombi nk'isanga n'ingoyi. Ndi Ishimwe Josue Marpas. Niba utarakora subscribe kuri uru rubuga, nakubwira ko wabikora kugira ngo tureme umuryango mugari dusangiriramo ibitekerezo. Mugire Imana n'amafaranga. Muri iyi si ya none irihuta cyane, ifite byinshi byo kwigaho. Ariko hari ikintu kimwe gikomeye cyane. Ubwo wumva urusaku rw'imodoka, inyoni n'abantu bagenda utazi aho bava ndetse n'aho bajya, wenda urabizi uri mu kazi cyangwa ntumeze neza, hari ikintu ugiye kukubwira. Wigeze utekereza kwiyahura cyangwa ibindi bitekerezo bibi cyane bikakuza mu ntekerezo? Wigeze ugera mu mimerere wumva nta gisobanuro runaka cy'ubuzima, cyangwa ibibazo bikiyongera ukabona nta hantu hamwe washyira umusaya? Nta muntu ukwitayeho, ntawe ukuvugisha, cyangwa n'ukuvugisha ntacyo yabikemuraho. Ni n'ibintu bikugwiririra, wenda uhora uvuga uti noneho njyewe ndazirwa cyangwa se ndahazirwa, sinzi uko wabivuga, ariko ndi mu mimerere mibi ikomeye cyane. Muri iyi si irimo urusaku, ibyuma bivuga, abantu biruka, amafaranga yihuta ariyo ayoboye ubuzima. Abantu bararira ngo nta mafaranga bafite, ariko bujuje amakonti. Umuntu ararira ariko asa naho nanone afite ibyishimo. Birasa nkaho iyi si yo none ari uruvange kandi idafite ubusobanuro bwimbitse. Ukwiyanga, kubura agaciro n'ibyemezo n'icyerekezo, kwiyambura ubuzima ndetse n'ibindi. Mu nkuru nyinshi uzumva ndetse n'izikunzwe, ni na z'abanyamakuru cyangwa abandi bantu bakiraho ibitekerezo kugira ngo abantu bumve, niziteye ubwoba ry'uburyo abantu biyahura, bijya ku buzima, bakora ibintu bidasanzwe cyangwa bakora ibintu bitari mu mashusho cyangwa mu mitekerereze ya mwene muntu. Ibi bibazo rero igitangaje ntibishingiye no ku bukene gusa, wenda aho ibyawe bishingiye ku bukene ndetse n'ubushobozi buke, ahubwo byanigaruriye ibihugu byateye imbere, aho umuntu agira byose ariko akumva ko ari umuntu udakwiye, ndetse rimwe na rimwe agatekereza ko yakwiyambura ubuzima. Hari icyuho kiri hagati y'umuntu ufite ibyo afite byose n'ibyiyumvo by'uko akwiye kubaho. Ibi byose byazanye icyorezo kitagaragara, depression, cyangwa se kwiyanga, cyangwa agahinda gakabije, cyangwa imitekerereze yo kumva ko ntacyo umariye isi. Benshi muri iyi si batakaza icyizere ndetse bakabura ubuzima, bakumva ko kwiyuya ku buzima aricyo kintu cy'ingenzi gihari. Wari uzi ko abantu barenga 2,000 biyahura buri munsi kuri iyi si ya rurema? Igitangaje, abenshi muri bo ni urubyiruko rutarasobanukirwa neza kubaho ndetse n'imimerere y'ubuzima. Biya ku buzima kandi bigaragara yuko baba bakibukunze, ahubwo hari indi mbaraga nanone iruta ibyo ibibasunikira gukora ibyo bakora. Gusa nanone hari ikintu ugomba kumenya. Ubuzima bugizwe n'umwijima ndetse n'umucyo. Abenshi batwarwa n'umwijima kuko ari wo uhita ubakogota ukabibagiza umucyo, ariko umunsi umwe wabonye umucyo gato uzasobanukirwa ko umwijima nawo ari ikintu gito ushobora kurenga. Kandi koko niko ubuzima bumeze, nicyo cyanga cy'ubuzima. Ukwemera ko umwijima ari igice kimwe cy'ubuzima ni ikintu gikomeye cyane. Mu Rwanda ni kimwe mu bihugu byo ku isi nacyo gifite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Kiragenda kiyongera nk'uko ubushakashatsi butandukanye turaza kuganira bugenda bubyerekana. Uyu ni umwanya wo gusesengura no gutega amatwi kugira ngo twinjire mu nkuru mpamo. Niba uri mu mimerere igoye cyane, ndagira ngo ntize akanya gato cyane tuze kuganira, twumve se n'iki twakora. Ubuzima buragenda buhenda cyane. Ni kimwe mu bintu bizamura depression ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe bukiyongera, ku buryo abantu batangira kugira ikibazo bakaba baniyahura. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ku buzima WHO rivuga ko abantu bagera kuri 700,000 ku isi babana n'indwara z'ubuzima bwo mu mutwe. Wowe utekereza ko ari ibintu byoroshye cyangwa bikomeye? Ndetse iyo bavuze ubuzima bwo mu mutwe abantu batekereza za ndwara zikomeye cyane abenshi, ariko ntibazi yuko abantu benshi babana n'ubuzima bwo mu mutwe. Suicide ni kimwe mu bitera urupfu rwa 4 ku bantu bari hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 25.
ni urupfu rwa kane. Ni ukuvuga ngo ukuyeho ibindi bintu byose byo ku isi, uru ni urupfu rutwara abantu rwa kane, ukuyeho ibindi bintu bitwara abantu bose ku isi, kwiyahura. Kandi rugatwara abantu bakiri bato bari hagati y'imyaka 15 na 29. Ubushakashatsi buvuga ko buri mwaka abantu basaga 800,000 biyahura ku isi, bakiyaka ubuzima muri iyo mimerere. Mu bihugu bitera imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Korea y'Amajyepfo, Ubuyapani ndetse n'ibindi, ikibazo cyo kwigunga no kutishimira ubuzima kiri mu bintu byafashe intera kandi byambura abantu benshi ubuzima. Kubura akazi, amafaranga, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bintu byo kwigereranya n'abandi bantu biri mu bintu bitera akababaro gakomeye cyane, gatuma benshi batangira no kwiyahura. Abenshi ubuzima bw'umwuka, bw'imiryango, gutandukana no kutitanaho byabaye nk'uruzitiro rubaziba intekerezo ku buryo batekereza ko ubuzima bw'ahazaza ntacyo busobanuye. Basa n'abipfuka mu maso gusa maze bakiyahura cyangwa bagatekereza ko birangiye. Gusa hari ikintu nakubwira, niba ubona uri kurohama, ibyiza si ugukomeza koga cyane cyangwa ngo wipfuke mu maso ko amazi abaye maremare urohame. Icyiza ni uko watera hejuru ukazamura amaboko ukagira ugufasha. Ariko nanone muri iki kinyejana biragoye, ubugome bwaragwiye, abantu barikunda ndetse ubona bigoye cyane kugira uwo watakira. Rimwe na rimwe hari n'uwo watakira ejo mu gitondo akaba kuvuga cyangwa kugutera ibindi bikomere. Abantu benshi bari mu bwihebe bukomeye cyane ku buryo basa nk'abari mu kizitiro cyabagose bigoye cyane kukikuramo. Watekereza ko ari ibyo mu bihugu bikennye nk'u Rwanda cyangwa se mu buzima tubayemo, ariko siko kuri. No mu bihugu biteye imbere ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'agahinda gakabije biragenda byiyongera. Reka dufate urugero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu abenshi bita icy'isezerano kandi bumva ko ubuzima bwahinduka. Yego koko birashoboka, ariko CDC mu mwaka wa 2023 ivuga ko abantu barenga 49,449 biyahuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2022. Ikindi kintu gikomeye cyane, imirimo dukora ndetse n'ibindi bintu runaka byagiye byizingatira mu bwonko bwacu, nabyo bishobora kugira ingaruka ku mitekerereze yacu. Abasirikare basezerewe bari hagati y'imyaka 25 kugeza kuri 44 bafite ibyago byinshi byo kwiyahura. Ibi ni ubushakashatsi bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvuduko w'iterambere, ubwigunge, ihangana ryo mu bwonko, gukoresha imbuga nkoranyambaga, ihohotera mu miryango, kwiheba, imitekerereze y'iyobokamana runaka rigezweho, ikoranabuhanga, kwitekerezaho n'ibindi birasa n'ibiri kurema icyobo kigari cyane gitera depression. Reka twigire hano iwacu mu Rwanda. RBC ivuga ko umuntu umwe mu bantu 5 ahura n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe kandi gishobora kuba cyatera ibibazo bitandukanye. Wagiye wumva imibare itandukanye igaragaza uburyo abantu bagiye biyambura ubuzima kandi abenshi babaga bakiri mu kigero cy'ubuto. Mu mwaka wa 2022 kuzamura kugeza ubu, imibare yerekana ko kwiyahura ndetse no kwiyaka ubuzima na depression byazamutseho 20% ugereranyije na 2020. Abenshi mu biyahura ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 35. Hari impamvu nyinshi zibitera nk'uko twavuze hejuru: ubukene n'ubushomeri, kutagira umuryango ukwitaho ndetse no gutega amatwi, gukoresha ibiyobyabwenge, gutotezwa, kunyuzurwa ndetse no gushungerwa n'abantu ukumva ko ntacyo umaze, guhomba, gutakaza icyizere cy'ejo hazaza, gutakaza akazi ndetse no kwitekerezaho biruseho ariko bigendeye kuko ubona sosiyete ugezemo cyangwa urimo imeze. Nubwo bimeze bityo, RBC na Minisante batangije ibintu byinshi bifasha abantu ndetse n'ingamba zo gukemura icyo kibazo. Hari gahunda ya Mental Health Day Clinics zashyizwe mu bigo bitandukanye by'ubuzima bishobora kugufasha. Ariko hari ibintu by'ingenzi cyane bitera ibi bibazo: ni ihuzagurika ry'ubuzima bwo mu mutwe, umuvuduko w'irushanwa ry'iterambere, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Reka tuvuge ku iki gice cy'ikiranye n'ikoranabuhanga. Abantu barakoresha ikoranabuhanga cyane bagashyiraho ubuzima bwabo ndetse bagasa nkaho barigize kimwe mu bice bigize ubuzima bwabo. Ariko hari indwara ndetse n'icyorezo gishobora guterwa n'ikoranabuhanga kizwi nka dopamine cycles. Ni ugukoresha igihe kirekire ikoranabuhanga no kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Ibi bitera depression. Wabonye uburyo abantu basigaye barahindutse cyane, uburyo bakoresha ikoranabuhanga n'uburyo batangiye kwirema mu bantu bashaka kubaho. Uzasanga abantu bose ku ikoranabuhanga basa neza, bambaye neza, basa nkaho bari guseka, barasa nkaho bari gutanga amabizu, banasoma ikirere. Mbese ubuzima bwose batekereza mu mutwe wabo bwo kwiyitaho basa nkaho babushyize ku ikoranabuhanga.
bifotoreza ku bintu bihenze, banambaye neza ariko bitandukanye n'ukuri kwabo, ko abantu bagera mu rugo bakabura ifunguro, bakaryama ahantu habi, bagahangana n'ubuzima bukomeye cyane n'izindi ntekerezo zo kwangwa ndetse no kutabwirwa neza. Basa nk'aho bashakira ubuzima bwiza cyangwa kwitabwaho ku isi y'ikoranabuhanga. Uku si ukuri. Tuba mu buzima bw'ukuri butagendeye mu kirere. Ntabwo tuguruka mu kirere, nta nubwo tugendera mu kirere nka filime z'ibyikango cyangwa se z'ibitangaza z'Abahinde. Tubamo mu buzima bw'ukuri, ntiduhinda. Kudaha agaciro ubuzima bwo mu mutwe bisa nk'ikintu abantu batarimo bumva, ariko nanone ni ikintu kiri gushegesha isi ya none ndetse kikayigeza kure cyane. Ariko niba warahuye n'ikibazo gikomeye cy'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa ukagira ikibazo cyo kwiheba, niki cyagufasha? Hari ibintu ugomba kwitaho cyane. Imimerere ubaye uyu munsi nk'uko nabivuze hejuru ntisobanuye ubuzima bwawe bw'ahazaza, kandi ibintu bishobora guhinduka cyane. Menya ko ubuzima bw'isi bugizwe n'umubabaro ndetse n'ibyishimo. Ikizitiro kinini cy'umubabaro ukugose uyu munsi gishobora kuzaba igitonyanga mu byishimo uzagira ejo, kandi burya none byanze ariko ejo siko bizamera. Ikindi menya ko wowe uruta ikibazo ufite. Ikindi, ibigeragezo ni ibibazo biza ariko bigeraho bigashira. Abantu benshi bakunze kugira iki kibazo ni ukumva ko batitaweho, nta n'umuntu utegereje kubumva, ariko mu by'ukuri hari abantu benshi bitaye ku kumva. Nanjye tuvugana niba bishoboka nshobora kukumva nimba uri mu mimerere igoye cyane. Hari igihe utekereza ko ubushobozi bwo kubaho ari bwo bugoye cyane ukavuga uti n'ubundi nta busobanuro bwo kubaho ejo, ariko mu by'ukuri gerageza gukora kugeza ku mwuka wawe wa nyuma, ariko ntuzatekereze kwiya ku buzima. Ikindi, tangira kwikunda. Ubuzima bwawe ni ubw'agaciro kuruta ubw'umuntu uwo ari we wese wundi wo ku isi. Iyo mbivuze ntyo ni ugusobanura ko nubwo mu iyobokamana batubwira ko tugomba gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, banza wikunde. Nacyo ni ubusobanuro bw'ubuzima, kandi niwikunda uzatanga nawe urukundo. Ushobora gufasha ndetse ukagira n'abo usangiza. Tekereza imimerere y'ibintu uzi kuruta ibindi ushobora gukora. Ese n'isi ntigukeneye? Urabona koko uri uwo kugenda? Birashoboka ko uri mu mimerere igoye cyane y'ubukene, intekerezo zikugoye, ukabona ko nta muntu ukwitayeho. Uko si ukuri. Ni ibisa n'ibiri gupfuka intekerezo zawe, ariko siko kuri kunyakuri. Urenze ibyo ngibyo, kandi tekereza uhumirize gato. Urenze uyu munsi n'uw'ejo, uzambwira uko ejo bundi uzaba umeze. Izi ntekerezo ni iz'ukuri kuko bibaho, ariko uburenganzira no kwigenga no kumva ukomeye ko hari ibyiza ushobora kugera mu gihe kizaza ni ibihe birema imimerere yo kurenga ibihe, ndetse ukaba watangira kurema ibizaza no kubona ibintu byinshi biza mu biganza byawe. Ni nako kuri no mu myizerere ya gikristo ndetse n'ibindi, nko muri Zaburi igice cya 31 umurongo wa 18, Uwiteka aba hafi ya buri muntu umutima umenetse, agakiza abafite umutima ubabaye. Ushobora gusenga ndetse no kugira umuntu runaka wumva wizeye ukamwegera akaba yagufasha mu ntekerezo zawe. Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11, zimigambi mbafitiye si y'ibyago ahubwo ni y'icyizere. Yesu yatanze ubuzima kugira ngo tugire ubuzima bwuzuye. Ni muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10. Uburyo bumwe cyangwa ubundi hari intekerezo nyinshi zishobora kugukomeza kandi ukumva yuko utari wenyine. Ni ukuri. Mu idini ya Isilamu ho muri Korani igice cya 94 umurongo wa 5 n'uwa 6, kwiyahura ntibikwiye mu myemerere ya Isilamu, kuko ubuzima ni impano y'Imana kandi igikomeye cy'ubu ni igicumbi cy'impuhwe zayo z'ejo. Kugeza mu myemerere yindi itandukanye ikomeye cyane nka Confucius, filozofiya, Buddhism ndetse n'ahandi, burya ibyo dukora biratugarukira. Imimerere yo kwiyahura n'ubundi no kwiya ku buzima isa no kurwana n'isi y'imyuka. Nanone isa naho uzagera n'ubundi aho uzagera, ukazagera aho ngaho ukabazwa icyo kibazo cy'icyo ukoze. Ntutekereze yuko ukoze ikintu cyiza kwiyahura. Icyiza ni ukurwana kugeza ku mwuka wanyu. Wakoze kuntiza akanya kawe kugira ngo unyumve nanone, ariko ubuzima burakomeza. Kwiyahura ni ikintu gikomeye cyane, ndetse no kugira ubuzima bwo mu mutwe n'agahinda gakabije ni inzira inyurwamo na buri wese, ariko isa nk'ibicu bihora biza ariko bikongera bikagenda. Kimwe mu bintu bikomeye cyane ni uko ubuzima bufite ubusobanuro bwimbitse buruta kwiya ku buzima. Ubuzima buraryoshye
kandi ubuzima buri imbere buteye amatsiko. Uri mu mimerere igoye cyane, ubukene, agahinda gakabije, kutitabwaho, ese kwangwa ndetse no gutenguhwa n'umuntu watekerezaga yuko wenda yakwitaho. Ariko si ryo herezo ry'ubuzima. Abenshi baciye mu mimerere imeze nk'iyi ngiyi ariko birangira bavuyemo kigabo ndetse bakora ibintu by'akataraboneka. Reka nkubwire iri jambo rikomeye cyane. Nta bushobozi dufite bwo gutuma inyoni zitaduca hejuru, ariko dufite ubuhambaye bwo gutuma zitatwarikaho. Niba usobanukiwe n'iri jambo, imimerere urimo ishobora kutagira ikihinduka aka kanya cyangwa ntugire icyo wowe uyikoraho. Nubwo nanone ugomba kurwana cyane kugira ngo ugire icyo uyikoraho, gusa ufite ubushobozi buhambaye bwo gutuma itagutwara cyangwa ngo ikwarike. Ndi Ishimwe Josue Maripasi. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo wifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. Ni iki waburutisha? Ese wigeze ugira imibereho igoye cyane? Dusangiza igitekerezo. Wabuze umuntu ushobora kukuganiriza, cyangwa inkuru yawe wabuze n'uwuyibwira? Muri comment section dusangiza inkuru y'uburyo wavuye mu mibereho igoye cyane n'intekerezo zakujyanaga kure, ukagera mu gihe cy'icyizere kiguha icyizere cy'ubuzima ndetse n'ubuzima buryoshye. Ryoherwa n'ubuzima, mugire impagarike n'ubugingo, ugire Imana n'amafaranga. Niba hari ingingo runaka ushobora kuba ushaka ko tuganiraho, wayidushyira muri comment section. Kora subscribe, turimo umuryango mugari w'intekerezo nzima. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe, nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza.